Ikaze ku kiganiro cyacu menya byinshi. Nk'uko mubizi, ikiganiro cyacu twibanda ku byamamare. Uyu munsi nabateguriye inkuru ngiye kubaganirira ku basore batatu b'ibyamamare babayeho ndetse kandi banakiriho. Ni abasore batatu bahitinze ndetse bazwi ku isi hose. Ese wakibaza ati abo basore ni abahe? Yego, wabyumvise neza. Abo basore ni ibihangange baragafashe. Abo basore batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bakaba batuye mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Cyumba. Abo basore bakaba biga ku kigo cyitwa GS Cyumba, bakaba biga mu mwaka wa 3. Abo basore bacu bazwi ko biga muri uyu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Ni abasore beza cyane, abasore batsinda. Aba basore ntibasanzwe. Umusore uza ku mwanya wa mbere dore nguyu. Uyu musore yitwa CGB. Wabirambura bikaba Shema Gisubizo Bertrand ariyo mazina ye. Uyu musore azwiho kwitonda, azwiho guca bugufi. Ni umusore ukomeye wakoze umubiri ufite ibaba. Uyu musore ubwo abanyamakuru bavumburaga ko ari umuntu udasanzwe, bagiye kumusura. Icyabatangaje ni ikihe? Icyabatangaje, basanze afite impano yo kuvuga indimi zose zo ku isi. Ese wakibaza ati uyu musore arasanzwe? Yego, wabyumvishe neza. Uyu musore ntasanzwe pe. Ikindi kintu uyu musore azwiho kwitonda no kugwa neza no kugira urugwiro. Ese wakwibaza ati uyu musore namukura he? Uyu musore umushaka nta handi wamukura. Nkoranyambaga ni icyamamare ku mbuga hose. Uyu musore umushaka wajya kuri Facebook ugasakingamo Bertrand Mutoto Muzuri cyangwa Bertrand Kingston, cyangwa bitari ibyo izo ziri kuri screen nize ziba kuri WhatsApp. Tuvuye kuri uwo musore, hari uza ku mwanya wa 2 bamwita MX cyangwa ukamwita Irafasha Emmanuel, yose nayeye. Uyu musore nawe ntatandukanye n'uwa mbere. Ni umusore witonda, uciye bugufi, utavuga menshi, mbega ni umusore utangaje. Ese wakibaza ati uyu musore ni iki kidasanzwe kuri we? Uyu musore ntasanzwe pe. Uyu musore ahantu adasanzwe nuko yavukanye impano idasanzwe. Ese wakwibaza ati iyo mpano ni iyihe? Yego, wabyumvise neza. Uyu musore yavukanye impano y'ubuhanzi no gukora indirimbo. Ni ibintu byamuvukiyemo. Uretse n'ibyo, uyu musore ni umunyabwenge, nta kintu cyamunanira. Ibyo mwiga mu mashuri ngo amashimi inama ya biology n'amaci byose, umusore byamuvukiyemo, nta kintu wamubaza ngo kimunanire. Mbese muri make ntacyo wamugereranya nacyo. Uyu musore nawe umushaka nta handi wamusanga. Ku mbuga nkoranyambaga nawe ni icyamamare. Umushaka wajya kuri Facebook ukandikamo MX Irafasha Emmanuel cyangwa ukegera CGB akamukugezaho, kuko aba basore batatu bose uko turi kubavugaho ni inshuti. Umusore uza ku mwanya wa 3 nawe nguyu bamwita Samantha Alexandre. Uyu nawe ni umusore w'icyamamare, umusore utwika, umusore wagafashe. Uyu musore nawe ni umusore witonda, umusore ukunda ibirori, umusore ukunda gusabana. Uyu musore nawe ni umusore utangaje ndetse uteye n'amatsiko. Uyu musore nawe igitangaje kuri we nuko yavukanye impano idasanzwe. Yavukanye impano yo kogeza umupira. Uyu musore yogeza umupira kakahava wagira ngo yavukanye na Axel. Uyu musore ntasanzwe, biratangaje pe.
ese wakibaza ngo ibi bibaho nyine byabayeho. uyu musore nasanzwe pe, nawe umushaka nta handi wamusanga, wajya kuri Facebook ukandikamo Asamata Alexandre ariya mazina ye mwabonye, hanyuma ukamugiraho nyingo waba utamugezeho ugaca kuri CGB akamukugezaho kuko bose ni inshuti. Mwakoze gukurikira, nadufungiye ikiganiro cyacu. Kunze wakora subscribe, share and comment kuri Invisible Entertainment, yo niyo channel yacu. Ngewe wakibagezagaho ndi CGB, umwe batangiranye Shema Gisubizo Bertrand. Bye, ciao ciao, ndabakunda cyane. Hey,